njyewe ukuntu nabyisanzemo numvishe ari ibintu bindimo ari nkaho ari impano yanjye, njyewe mbikora mbikunze ko bizangirira akamaro urubyiruko. Njyewe muri rusange ni ukubagira inama yo gutinyuka bakaza bakiga umwuga uwo ari wo wose bakwiga, ariko cyane cyane bajoyininze umwuga wa hair dressing kuko ni umwuga utangira gukorera amafaranga yemwe utaranarangiza no kwiga. Mbere mu kugira intego igomba no kuba ari intego ishoboka ko yagerwaho. Hari igihe umuntu arota ibintu byinshi cyane birenze, nanone ugasanga ntabwo twongeye kuba akaze cyane abakunzi bacu aho muherereye hatandukanye. Ni wa mwanya wacu w'ibiganiro, tuba dufite abatumirwa batandukanye tugenda tuganira ibintu bitandukanye. Uko mubireba kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa hano, reka tumusabe kugira ngo atwibwire, atubwire n'icyo akora mwanya n'umwanya wo kugira ngo Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Irakoze Bonheur. Arakoze cyane. Tugira ngo tukubaze gacyo, twabasanze hano mukorera, sinzi wenda niba ariho mukorera kuko twasanze benshi ari abanyeshuri. Mwaba muri abakozi hano cyangwa namwe muri abanyeshuri hano? Ahangaha twebwe turi abanyeshuri turi kwimenyereza cyangwa turi kwiga uburyo natwe twahinduka abashefu. Arakoze cyane. Urumva ari umunyeshuri ufite intego yo kuba umushefu. Nk'umunyeshuri urabona ibintu bijyanye n'ubutetsi, kuko dufite abantu benshi badukurikira hariya baba bumva ko ubutetsi ari ikintu batapfa gukora, nyine bumva ko ari ibintu biri aho ngaho. Nk'aho nk'umuntu w'umunyeshuri wabijemo, niki wabwira bari abantu badukurikiye batarumva agaciro ko kuza mu butetsi? Mbere na mbere ndahera ku kintu kimwe nyine, ikintu cyo gufata ikintu kimwe tukagifeka. Urugero nanjye nza kwiga ubushefu numvaga ababyeyi batabyumva neza, bakavuga ngo guteka ni ibintu nyine bitarenze biri aho ngaho bidafatika. Ariko twagiye tubona benshi batubereye role models babaye successful kubera guteka. Ibyo rero numva ari byo byagiye byanatera abandi kuba baza bakitabira nabo bakiga ubutetsi. Arakoze cyane. Igihe wazaga mu butetsi ndakeka ufite inshuti nyinshi, ufite inshuti mwabiganiriyeho mupanga ko mwaza kwiga ubutetsi, bamwe bakaguca intege. Se nta bantu mu nshuti zawe nyine bize baguca intege bakakumvisha ukuntu ubutetsi utajya mu bintu by'ubutetsi ari ibintu biri aho ngaho? Niki wababwira izo nshuti zawe, izo ngizo zagucaga intege? Ibyo byo nahuye nabyo kenshi cyane. Inshuti zanjye bamwe banancikaho guteka ngo nta mwuga urimo ndi guta igihe. Ariko gusa ikintu nababwira cyo nkigeramo, nabonye ko guteka ni umwuga mwiza cyane. Ni umwuga ushobora kwiga utanabonye akazi nawe ukihangira umurimo ku buryo bworoshye. Guteka ni umwuga mwiza cyane, nicyo nababwira nabo bazi. Arakoze cyane. Ubwo urumva abantu babipingaga bamucaga intege, muzaza batekere nibwo muzumva akamaro ko guteka, muzumva hageze. Ndabizi neza ko namwe muzaza. Sinzi ukurikirana ibintu bya social media, imbuga nkoranyambaga. Dufite urubyiruko rwinshi ruri hano ku mihanda ariko rudafite icyo rukora, rwigamba ngo nta kazi gahari, imirimo ngo mu Rwanda ntayihari. Nkawe nk'umuntu watinyutse ukabona amahirwe aherereye mu guteka, ukaza mu guteka, wababwira iki kuri abo bose bafite ibyo bitekerezo bibumvisha ko nta kazi kari mu Rwanda? Ikintu nababwira cyo, ikintu cya mbere ni ukumenya icyo wakora. Ko aba bantu bavuga ko nta kazi gahari nuko nta cyo gukora bafite, nyine nta cyo gukora bazi. Bashoboye gutinyuka bakaza ku mashuri bakiga, bakamenya icyo gukora, icyo gukora cyaboneka. Sinzi ni bari kubyumva neza. Arakoze cyane. Murumva inama bagiriye. Ubwo urubyiruko rwose mu gihe tuzugura imirimo muvuga ngo nta mirimo ihari mu Rwanda, mukura amaboko mu mifuka, muze mukore, muze mwige imyuga. Mu myuga harimo amafaranga, Ni umunyeshuri ariko muri kubona ko n'isura ye irasa n'ifite amafaranga mukunda. Rero mutangire muze mushaka amafaranga. Mu guteka harimo amafaranga, no mu bindi harimo amafaranga. Sinzi wenda iminsi bimaze mu guteka, wenda sinzi mwingana gute, hari inyungu se wari watangira kubonaho? Hari amafaranga yo guteka wari watangira kuryaho? Inyungu zo ni nyinshi cyane kuko ndakeka nkiza hano kwiga maze ukwezi kumwe niga. Ukwezi kwarashize, hari umuntu waje kutureba aratubwira ati se muzi guteka? Turavuga duti twebwe turacyari abanyeshuri ariko ni bikeya tuzi. Yaraje aduha akazi. Navuga ko guhera icyo gihe akimara kuduha akazi maze kwakira ibiraka bigeze nko kuri 20 ntarasoza kwiga. Murumva ko yabaye umukira, amafaranga arahari. Bimwe bavuga ngo kazi ni kazi, ibiki n'ibiki, amafaranga arahari. Mwa rubyiruko mwe mukura amaboko mu mifuka, muze mukore, muze mwige, niko kwiza. Urumva ibiraka biri kuboneka. Ni umunyeshuri
ariko n'amafaranga akayabona, urumva ko byose birashoboka. Rero gira inama ubwira urubyiruko rwose muri rusange dusoza ikiganiro cyacu. Inama nabagira nk'urubyiruko bagenzi banjye, nibagerageze batinyuke buri wese arebe icyo ashoboye, ntarebe ku bandi ngo nuko bakigaya. Buri kintu cyose wabuze arebe icyo ashoboye akige, buri kintu cyose wabuze cyagabura. Njye niko navuga, cyagabura rwose, nta mwuga utagabura. Batinyuke baze bige, bareke gutsindwa kugerageza, nibagerageze barebe. Arakoze cyane. Urumva hari abantu bose bagira amatsiko, baravuga ati uyu muntu uri kwiga afata amafaranga twamukura he, yaherereye, kugira ngo natwe tubashe kumwegera twumve kuri ibyo bintu, kuri ibyo byiza afite. Sinzi wabwira bari abakunzi bacu badukurikiye aho babasanga kugira ngo babajoyininge. Hari abantu babyumva gutya bakumva bakeneye nabo kubyiga, ariko kandi bagashaka kubyigira aho ngaho uri, kubera ko bumva ko hari icyo wahakuye. Wabaha aderesi y'aho uri n'aho mwigira kugira ngo abashaka kubajoyininga bazabajoyininge. Murakoze. Ku bantu baba bashaka kutujoyininga hano ku iki kigo cyacu, ni ikigo giherereye hano mu murenge wa Bumbogo, aho bita mu Birembo. Niho giherereye rwose. Ni ikigo kidufasha kwiga kandi ukiga unakora, birashoboka cyane. Noneho cyane ku mwuga w'ubutetsi nkanjye nzi neza cyane, birashoboka cyane kwiga unakora. Arakoze cyane. Birashoboka ko hari abantu nabo bakeneye kuguha akazi bitewe n'ukuntu bari kukumva. Iyo wumva umuntu w'umunyeshuri arakora akiga akinjiza n'amafaranga, bivuze ngo uwo muntu afite ibintu azi, kuko ni gakeya cyane ubona umuntu uri kwiga ariko akongera akabona n'akazi, akagira icyizere cyo kujya gukora. Nitwa Giraneza Vanessa, nkaba niga umwuga wa hairdressing. Hairdressing habamo gusuka, kandi ikindi niga na beauty care. Beauty care harimo gutunganya isura, ukaba wayisiga ibirungo bigiye bitandukanye, harimo no guca inzara ariyo manicure and pedicure, inzara zo ku birenge hamwe n'izo ku ntoki. Ikindi gusuka nabibabwiye, harimo no koza mu mutwe, byose biri muri gahunda yo kuba wasuka. Arakoze cyane. Mwabyumvishe ibintu akora. Abantu bakeneye ubwiza umugane nyabona arashoboye kabisa. Njye wamurebye namubonye ateye ubwoba, gukoraho neza ibintu bikagenda neza. Sinzi uko mubibona, murabona ko akiri umwana mutoya, ariko ibintu ari kuvuga yiga, urumva ko ari ibintu bisaba tumenyeremo abantu bakuru. Watubwira ni gute wisanze muri ibi bintu, ko tubona nyine ukigaragara nk'aho uri umwana muto, wowe wisanze muri ibi bintu gute? Njyewe ukuntu nabyisanzemo numvishe ari ibintu bindimo, ari nk'aho ari impano yanjye. Njyewe mbikora mbikunze ko bizangirira akamaro. Ikindi rwose pe ndabikunda, kandi na bagenzi banjye ndahamya ko babikunda kubera ko ari impano zabo. Yego, arakoze cyane. Urumva ko ari ibintu bimurimo, si ibintu ashakisha. Sinzi wenda iminsi umaze muri ibi bintu, se waba uri umukozi hano, kuko twageze hano dusanga hari abanyeshuri. Bishoboka ko utari umunyeshuri uri n'umukozi. Sinzi, uri umunyeshuri uri umukozi? Ndi umunyeshuri, ariko no kuba umukozi ntabishobora. No kuba umukozi yabishobora. Urumva koko yize neza. Sinzi, urabwira urubyiruko rwacu, hari dufite abantu benshi badukurikiye bumva ibiganiro byacu, urababwira muri makeya ku byiza byo kujoyininga ibintu bijyanye n'imyuga, kuko dufite benshi badashaka gukora ibintu by'imyuga, bumva ko ari ibintu biri aho ngaho nyine atapfa kujyamo, ni ibintu by'abantu bari aho nyine. Ariko ugerageza ubabwire muri makeya, mu minsi umazemo aha ngaha, ni ikihe cyiza wababwira kiri mu mwuga kugira ngo bano bantu badukurikiye babashe kwitabira imyuga nabo? Ikintu nabwira abantu bankurikiye ni uko imyuga ari ikintu cyiza cyane. Imyuga idufasha byinshi, kandi rwose kuyimenya ni ihame. Arakoze cyane. Urumva wize ntabwo wayoberwa ibintu. Ese waba warigeze kuryaho amafaranga yo gukora ubwiza? Cyane rwose. Umaze iminsi ukora ibiraka ufite amafaranga? Buri somo twize ngenda njya gukorera amafaranga, kandi yego, uri kumva ko bya bintu birimo amafaranga. Sawa, wagira inama runo rubyiruko rwacu ruri hanze aha ngaha, udashaka gukura amaboko mu mifuka ngo rwige,
udashaka kujya ku mashuri ngo babashe gusoma, biga iyo myuga basi bagire n'icyo bamenya kibafasha muri ubu buzima. Inama nabagira ni uko batugana tukigana, kuko imyuga hari ikintu ifasha mu buzima bw'umuntu, ibasha kuba yaguteza imbere kandi no kuba wabimenya nabyo ni ingenzi cyane. Amazina yanjye ni Bondera Uwamahoro, ndi umutrainer muri hair dressing mu kigo cya Carolina Palmer Technical School. Arakoze cyane. Twakomeje kuganira n'abanyeshuri biga muri icyo kigo, ariko noneho murumva ko turi kumwe n'umutoza wabo ubatoza muri ibyo bitandukanye twagiye twumva. Sinzi waduha muri make ishusho y'iki kigo cyanyu, imikorere yacyo, kugira ngo abantu badukurikiye babashe kumva hejuru y'ibyo tugiye kuganira ndetse babashe gutahura neza ibyo mukora uko bimeze. Yego, murakoze cyane. Rero ishusho y'ikigo cyacu, njyewe wenda nk'umwuga nigisha, twigishamo hair dressing, niwe mwuga naheraho, tukigisha guteka, tukigisha ibijyanye n'ubudozi ndetse n'ubusudirizi. Rero umwuga nakwibandaho ni hair dressing nigisha. Muri hair dressing rero twisangamo ibintu byinshi, dusangamo gusuka, dusangamo gukora makeup, dusangamo gutunganya inzara, dusangamo kogosha ndetse no gusokoza muri rusange. Ibyo nibyo rero twigisha hano muri Carolina Palmer Technical School. Arakoze cyane. Twabonye hano mufite urubyiruko rwinshi rwiga imyuga, tugira amatsiko, ese ni iki wabwira n'urubyiruko rundi ruri hanze utari gutinyuka kuza kwiga nk'uko aba ngaba tubona mufite aha ngaha, kandi twabonye bashoboye ibintu byinshi kuko mwagiye mubikurikirana mu biganiro byacu, bagiye batubwira ibintu byinshi bakora, binjiza n'amafaranga kandi baniga. Ese uri n'urubyiruko rundi ruri hanze nkawe nka mwarimu uri muri bino bintu, urumva warabyize, warabisoje, ubona n'akazi muri byo, wagira experience ntoya waha n'urubyiruko kugira ngo babashe kumva ko nabo bagomba kujoininga imyuga? Barakoze cyane. Inama rero nagira urubyiruko ngewe muri rusange ni ukubagira inama yo gutinyuka bakaza bakiga umwuga uwo ari wo wose bakwiga, ariko cyane cyane bajoininze umwuga wa hair dressing, kuko ni umwuga utangira gukorera amafaranga yemwe utaranarangiza no kwiga. Urugero wenda niba twize nko gusuka, byanga byakunda ikintu twize, ushobora no kuba wagenda no muri quartier mu gihe utari wasoza kwiga ukaba wagikorera umukiriya, cyangwa se wenda ukaba wamusigira n'izo nzara, ukaba wanamufurira mu mutwe. Mbese nyine ni ibintu wabasha kuba wakora kandi utari wanasoza kwiga. Noneho rero iyo usoje kwiga ni iby'akarusho, kubera yuko ntabwo wabura akazi, ushobora kwikorera wowe ubwawe, ushobora gukorera abakiriya basanze aho bari, ushobora kuba washinga salo. Mbese nyine uko byagenda uko ariko kose uba ugomba gukora ku mafaranga, uba ugomba mbese nyine kwiteza imbere. Rero ndabagira inama yo gutinyuka bakaza bakiga, bakaziteza imbere, bakagira ejo heza hazaza. Urakoze. Arakoze cyane. Urumva ko amasomo batanga ni amasomo yo gukora, ariko no ku isoko y'umurimo akenerwa cyane. Urumva ko abanyeshuri bakora kandi bakaniga, bakinjiza amafaranga kandi bakwiga ubumenyi. Urumva ni ibintu byiza. Rero urubyiruko rukura amaboko mu mifuka, mwegere imyuga, muze mwige, niko kwiza. Sinzi wabwira urubyiruko rwacu rutandukanye aho babakura kugira ngo babashe kubasanga aho mwigishiriza abakeneye kuza kwiga, ndetse n'abandi bantu bakeneye kuba bafata isoko ry'abakozi hano hantu iwanyu, ko mufite abanyeshuri, mushobora kugira amahirwe mukabona abantu babaha amafaranga, baha abanyeshuri banyu akazi ko kugira ngo bajye gukorera amafaranga. Bababwira aho babakura, ndetse niba ari n'ama social media zanyu babasangaho, babaganiriza nta kibazo. Yego, murakoze cyane rero ko icyo kibazo cyiza mumbajije. Ni ukuvuga ngo ama social media dukoresha ay'ikigo aho ariho hose, yaba kuri Instagram, Facebook no kuri Twitter ni Carolina Palmer Technical School, cyangwa se nanjye ubwanjye ni Bondera Uwamahoro ku ma social media ayo ariyo yose, yaba Facebook, yaba TikTok, Twitter ndetse na Instagram, hose ni Bondera Uwamahoro. Ushobora kumbona kuri ayo ma social media, cyangwa se ukaba wanyandikira kuri nimero 0783206614. yemwe wabamagara, cyangwa se ukaba wananyandikira kuri WhatsApp, hose wambona. Yego, nitwa Miss Josiane Mwiseneza. Arakoze cyane. Nkuko mwabyumvishe, benshi muramuzi kuko mwagiye mumenya cyane mu bikorwa bya Miss Rwanda 2019, aho byagiye nyine avugwa cyane, amenyekana ko yabaye Miss Popularity. Twese twamubaza ikibazo cyacu cya mbere,
uyu munsi twagiranye ibiganiro, waganirije abanyeshuri, baganiriza hejuru y'ibintu bitandukanye, ubumwe, kwihangira imirimo, ibikorwa by'imyuga, ibintu byo kugira intego, ibintu bitandukanye. Twaba tugize ngo tubabaze, dufite urubyiruko rwinshi rubayeho mu buzima rudafite icyerekezo, ruvuga ngo ntibagire intego mu buzima bwabo. Ni icyo wababwira, n'icyo wabaganiriza nk'urwo rubyiruko rubaye rudafite intego? icyo nababwira ni uko bagerageza bakagira intego, bakamenya icyo bashaka. Iyo umuntu azi icyo ashaka birangira anakigezeho. Arakoze cyane. Ikibazo cya kabiri twifuje kubabaza, hari abantu benshi bafite intego nyinshi kandi bagamije kugera ku bintu byinshi, barota ibintu bikomeye, ariko kandi bagahura n'imbogamizi zituma batagera kuri bya bindi, ndetse rimwe na rimwe abandi bagafeiringa bikarangirira aho ngaho, ntibanongere kurota bya bintu. Nk'uwo muntu nkawe, wenda nk'umuntu ushobora kuba hari aho wageze bitewe n'intego wize washyiraho, ukaba warabasha kuba successful, ni iki wagira, niyo nama wagira uwo muntu, unagendeye ku buhamya butoya bwawe, kugira ngo turebe ko hari abenshi bafashwa no kumva ibyo ngibyo? Ubundi mbere na mbere mu kugira intego igomba no kuba ari intego ishoboka ko yagerwaho. Hari igihe umuntu arota ibintu byinshi cyane birenze, nanone ugasanga ntago abigezeho, cyangwa se bibanye byinshi abuze icyo akora n'icyo areka. Rero icyo nabwira abo bantu ni uko barota inzozi ariko binoroshye kuyigeraho, hanyuma rero uko byagenda kose bayigeraho. Arakoze cyane. Sinzi, wenda muri makeya, mu minota mikeya, experience ntoya waha urubyiruko ku bijyanye n'ibintu by'imyuga, kwiga imyuga, kuko wagerageje kubidusobanuriraho, wasobanurira abanyeshuri, babwira ku bijyanye n'imyuga. Sinzi experience ntoya wenda watuganiriraho kugira ngo bano bantu nabo babashe kugira imbaraga zo kubasha gutinyuka. Icyo nababwira ni uko muri iki gihe imyuga ariyo igezweho. Rero kwiga umwuga harimo imyumvire mibi, abantu bumva ngo kwiga imyuga abantu bananiwe kwiga, imyuga ni iy'abakene. Oya, ahubwo bakumva yuko twese tutazajya gutega amaboko kuri leta ngo riduhe akazi. Ntabwo umuntu wese azagenda ngo yicare imbere y'abarwemezamirimo bakora mu maofisi ngo yamuha akazi, ariko umwuga urakora. Abantu bose bahangaha hanze bakenera imyuga. Arakoze cyane. Tumaze iminsi dukurikirana social media, dufite urubyiruko rwacu rutandukanye rugenda ruganiriza abantu, babwira ko nta kazi kari mu Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda rurakenye, nta mafaranga, nta kazi gahari muri makeya. Ni iki wabwira urwo rubyiruko rufite imyumvire imeze gutyo, ishaka kugaragaza ko nta opportunity z'imirimo zihari mu Rwanda? Nkawe ni iki wababwira? Nibyo koko ntabwo babeshye, ariko hari aho agashakira. Nk'ubu mu myuga, nko mu misatsi, mu bwubatsi, ni ahantu henshi, ntabwo bahaburira akazi. Nababwira ngo rero bagerageze bashakishe imyuga, bareke gukomeza kumva yuko tuzajya gukora mu maofisi twese. Umuntu ashakisha umwuga. Murakoze. Arakoze cyane. Nk'uko mwabyumvishe, ni ukuvuga ngo dukeneye gukura amaboko mu mifuka tugakora. Imirimo ihari myinshi yo kwiga, hari ibyo twakiga n'ibyo twakora tutarenze tujya mu ishuri. Bivuze ngo nta kazi ko gusuzugurwa, tugomba gukora akazi kose kubera ko imirimo irahari. Sasa sinzi inama wagira abantu bose muri rusange, ubasoreza, ubagira inama ku bijyanye no kwiteza imbere, no kugira intego, no gukorera mu bumwe nk'uko wagiye bituganirira. Inama ya nyuma wagira abantu dusoza ikiganiro cyacu? Inama ya nyuma cyo nabifuriza nuko bagira intego kandi bakanayigeraho. Niyo ngiyo. Arakoze cyane. Turamushimira umushyitsi wacu. Nk'uko mwabyumvishe bakunzi bacu, mwese mugende mukurikize inama babagiriye, kuko harimo byinshi bibafasha kandi bibubaka. Rero turabashimiye. Imana ibahe umugisha.